Mwamahanga mwe nimwitegure, igihe cy'urubanza kirasohoye. Witegereza ibiri kubera mu isi, ukitegereza imiryango, amadini, umwiryane muri rubanda, gushyamirana kw'ibihugu, indwara z'ibyorezo ndetse n'inzara bikagutera ubwoba. Wabumbura Bibiliya ngo umenye icyo Imana yavuze kuri iyi minsi iteye ubwoba, ugasanga n'ubuhanuzi bufite amagambo agoye ndetse ntusobanukirwe. Kuzaba amaraso, izuba rizijima. Mu rwego rwo kwiteguza abantu bikwiriye kuzabaho, bene so abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi, twabateguriye ibyigisho byitwa Daniyeli n'Ibyahishuwe si ibyahishwe. Mukazakurikirana iki kiganiro ku rubuga rwa YouTube Ivugurura n'Ubugorozi USA kuwa mbere wa Sabato saa 11 z'umugoroba z'Iburasirazuba. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri guteranya 1-801 609 83226. Mukaba mwana dukurikirana kuri Facebook page Ivugurura n'Ubugorozi USA. Daniyeli n'Ibyahishuwe si ibyahishwe. Reka tubasuhuze mwese, turabasukije abarimo badukurikirana hafi na kure, turabasukije mu izina rya Yesu ngo Uwiteka abahire. Uyu ni wa mwanya musanzwe umenyereye wo kwigana hamwe ibyahishuwe si ibyahishwe. Uyu ni umwanya mwiza ndetse mugomba no gukunda, kubera ko ibyari ubwiru kuri benshi abo mu gihe cyashize, twebwe Imana twagiriwe amahirwe irabiduhishurira. Rero by'ukuri ni amahirwe dufite kandi akomeye, tugomba gushimira Imana nubwo ngo tubisobanukirwe, ikaba yifuza ko tubimenya tukabisobanukirwa, hanyuma tukamenya igihe tugezemo nuko tugomba kwifata, bityo bigatuma tugira imyiteguro myiza yo kuzasanganira Umukiza ubwo azaba agarutse. Rero aya ni amahirwe akomeye kandi nongeye mbisubiremo, ni amahirwe meza kuri umwe wese ushobora gukurikirana amahirwe nk'aya ngaya. Rero nk'uko musanzwe mudukurikirana mu buryo bwinshi butandukanye, ku mazina nitwa Bajeni, ducumbitse hano muri Leta ya Indiana. Tukaba tugiye kwigana namwe nk'uko musanzwe mumenyereye. Ubu turimo twigana ibyahishuwe kuva ku gice cya mbere, mwahuye n'umwigisha arabibigishaho, ndetse n'icya kabiri n'icya gatatu. Ubu ngubu icyo tugiye kujyaho ni igice cy'ibyahishuwe, igice cya 12. Ariko hagati aho reka mbanze nasenga, noneho tugire ibindi tuvuga tumaze gusenga. Senge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, tugushimiye ubuntu n'imbabazi wagiye utugaragariza kuva kera kugeza amagingo aya, ngo n'ubuntu watugiriye ubihimbarizwe. Tugushimiye ko waduha amahirwe nk'aya meza yo gusobanukirwa no kwiga ijambo ryawe, uduteremo inzara n'inyota, turinde kubirambirwa, kandi imbaraga y'umuraritse ngo uzubane natwe, maze ijambo ryawe nisobanuka nk'uko ubishaka, ubwenge bwacu bukayisobanukirwa biruseho, tuze gushima urukundo rwawe. Twabura ibyana bafite ibyagiye bitubonekaho, twagize amaso umwana wawe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko nahereye kare mbivuga, ni wa mwanya mwiza wo kwigana ijambo ry'Imana, nk'uko musanzwe mudukurikirana kuri iyi channel. Turabasukije mwese aho muri, ngo Uwiteka abahire kandi abamugisha. Ngiye by'umwihariko kuri njyewe nishimiye no guhura namwe no kuganira namwe. Umwanya mwiza nk'uyu nguyu ngo ujye wandika mu gitabo cy'urwibutso, ngo abana b'Imana bicaye bakaganira ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana, ngo igitabo cyo mu ijuru kirabumburwa cy'urwibutso, hanyuma bikandikwa
ngo abita ku zina rye. Rero uyu mwanya ni w'agaciro, reka turarike umwe wese kuza kwifatanya natwe nk'uko musanzwe mubikora. Nk'uko musanzwe mubyigisha mu buryo bwinshi butandukanye, uyu munsi tumaze igihe kandi twiga ibyahishuwe si ibyahishwe. Uyu munsi tugiye kwigana mu ncamake ibyahishuwe igice cya 12, ariko mu ncamake ndakeka ko mukibuka wenda ibyigishijwe mu gice cya 11 cy'ibyahishuwe. Muzi ko ubushize twahize iby'abahamya babiri baboneka mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 11. Mwumvishe ubusobanuro bwabyo, mwumvishe abahamya babiri abari bo, mwumvishe yuko ari isezerano rya kera ndetse n'irya buno. Ubwo abahamya babiri bikaba bishanya isezerano rya kera, ibice bibiri bigize Bibiliya, ari byo isezerano rya kera ndetse n'isezerano rishyashya. Rero mwabyumvishe mu buryo bwinshi buruseho. Uyu munsi rero tugiye kwigana ibyahishuwe igice cya 12. Ibiri muri icyo gice nibyo tugiye kwigana. Reka turarike buri umwe wese gukangura intekerezo, ngo Imana ijya yishima iyo bonye ngo abana bayo bize bakiga igitabo cy'ibyahishuwe, ngo ndetse bakiga igitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe, nanone tena bakiga intambara ikomeye, kuko intambara ikomeye ihishura imitego y'umwanzi, ngo nanone bakigana nanone iyo bonye abana b'Imana bari kwiga abakwambe n'abahanuzi, kubera ko igitabo cy'abakwambe n'abahanuzi cyigisha icyaha, kigaragaza ndetse igatanga n'uburyo igomba kwihanwa. Rero Imana ijya yishimiye iyo turi kwigana ibyo bitabo Daniyeli n'ibyahishuwe, ndetse n'abakurambye n'abahanuzi, ndetse n'igitabo cy'intambara ikomeye. Rero uyu munsi tugiye kwigana ibiri muri ibyo gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 12. musabire mu mitima yacu kugira ngo tuze kunguka. Mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 12, mbere na mbere ndaza gusoma, turagenda dusobanura umurongo ku wundi igihe n'ikibitwemerera. Ndasoma, haranditswe ngo ni iby'umugore n'ikiyoka. Ese ikiyoka kivuzwe hano ni igiki? Ese umugore bavuze ni ibiki? Turaza kureba ubusobanuro bwabyo mu buryo burambuye, ariko ndabanza nasoma. Ku murongo wa mbere w'igice cya 12 handitse ngo ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru, mbona umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, mu mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, kandi yari atwite, nuko atakishwa no kuramukwa, ababazwa n'ibise. Umurongo wa gatatu haranditswe ngo mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura, gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru, uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga, kugira ngo namara kubyara gihere ko kirye uwo mwana we, kimutsotsobe. Kambe ngarukiya ijambo ry'Imana hano haranditswe ngo ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru, mbona umugore wambaye izuba. Iyo Bibiliya ivuze umugore, ese bishatse kuvuga iki? Iyo Bibiliya ivuze izuba, ibishatse kuvuga iki? N'ukwezi, ibishatse kuvuga iki? Hano ndihuta, muzayose mu gitabo cyitwa ubusobanuro bwa Daniyeli n'ibyahishuwe,
iyo bavuze umugore mu yandi magambo biba bisobanuye itorero. Iyo Bibiliya ivuze umugore mu ncamake ibivuze itorero. Tena yavuga izuba ibivuze umucyo w'ubutumwa bwiza. Noneho yabivuze ukwezi, kubiga wenda cyo bita wenda ubumenyi bw'isi, muzabyiga wenda babashoboye kubyigaho. Murazi yuko ukwezi kujya gutanga umucyo ngo ariko bitewe nuko izuba ryakumurikiye. Izuba rijya rimurikira ukwezi ukabasha gutanga umucyo ariko bitewe nuko izuba ryarashe ku kwezi. Bityo hatabayeho izuba ntabwo ukwezi gushobora gutanga umucyo. Bisobanuye ko ukwezi gutanga umucyo ariko kubikesheje izuba. None se izuba ninde? Ukwezi hano bishatse gusobanura iki? Ibi reka wenda misome, ariko hagati aho ndabanza natanga imirongo ivuga neza uburyo itorero iyo birivuze itorero aba ari umugore bivuze. Bambe iyo Imana ivuze umugore ibivuze itorero. Mbe nambe ndabanza nasoma mu gitabo cy'Abakorinto igice cya 11 umurongo wa 2. Muraza kumva uburyo Imana ivuze umugore ibivuze itorero. Abakorinto ba kabiri igice cya 11 umurongo wa 2 handitswe aya magambo akurikira. 11 umurongo wa 2 handitswe ngo kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, kuko n'abakwereye umugabo umwe ari we Kristo. Uyu ni Pawulo yari arimo abwira abo yigishije abemeye ubutumwa bwe, arabwira ati yabakwereye Kristo. Ubwo Kristo niwe mukuru w'itorero. Noneho itorero akaba ni ubuhanuzi. Urazi ko ndetse no mu gushakana kw'abakundanye iyo umusore ashushanya Yesu Kristo, ngo ndetse no mugena agashushanya itorero. Ubwo mu ncamake Yesu niwe mukuru w'itorero, niwe mutware w'itorero. Noneho Pawulo aravuze ngo kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, kuko n'abakwereye umugabo umwe ari we Yesu Kristo, ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye. Mumeze nk'umwari utunganye. Hano wakwibaza se ko yarabwirije abantu benshi niko bose yarabagize abagore, ahubwo yarabagize abagore b'umukiza? Hano bifite ubundi busobanuro, bifite mu bundi busobanuro. Iyo abantu bemeye ubutumwa baba 2, 3, 4, 5 bakemera Yesu Kristo, ngo bishushanya bagahinduka itorero, Yesu aribera umutware wabo, noneho bo bakaba itorero. Wenda undi murongo wasobanura neza byumvikanisha tena ni Ezekiel 23. Naho nshaka kumvikanisha imirongo igaragaza ko umugore ashushanya itorero. Iyo birivuze itorero ibivuze iyo birivuze umugore bivuze itorero. Ezekiel 23 handitswe amagambo avuga ngo umurongo wa 2 handitswe ngo Ezekiel 23 umwana w'umuntu, habayeho abagore 2 basangiye nyina, maze basambanira muri Egiputa, basambana bakiri inkumi. Aho niho amabere yabo yakabakabwaga, amabere y'ubwari bwabo bakayakorakora. Amazina yabo umukuru yitwaga Ohora, na murumuna
we yitwaga Horiba, hanyuma baba banjye babyara abahungu n'abakobwa. Ayo mazina yabo uhora niwe Samariya, nawe na Horiba ni Yerusalemu. Murazi ko Yerusalemu habaga itorero ry'Imana. Mu ncamake hari abavuze ngo umugore usambana, cyangwa se ngo bavuze ngo maze ngo basambaniraga mu Egiputa. Mu ncamake kugira ngo wenda ibintu byumvikanishwe neza, iyo Bibiliya mu ncamake ivuze umugore ibivuze Bibiliya. Iyo Bibiliya ivuze umugore, mu yandi magambo ibivuze itorero, kuko n'umugeni ashushanya itorero. Nanone Ibyahishuwe igice cya Ibyahishuwe igice cya 17, naho hatubwira amagambo agaragaza yuko itorero ari yavuze umugore, Imana ivuze itorero. Ibyahishuwe igice cya 17, ndahera ku murongo nifuza mubwireho mu wa 3. Aranditse ngo, anjyana mu butayu ndi mu mwuka, mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Wenda uyu murongo uraza kubyumvikanisha neza. Uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'umuhemba, yari arimbishijwe n'izahabu y'amabuye y'agaciro kinshi n'imaragarita mu ntoki ze. Yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira by'imyanda y'ubusambanyi bwe. Mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane yanditsweho Babuloni ikomeye. Ku murongo wa 3 niho nshaka ngo, mbona umugore yicaye ku nyamaswa. Yavuze inyamaswa wari ubutegetsi. Ubwo hano mu yandi magambo ni umugore wayoboraga ubutegetsi, ni umugore wayoboraga ariko abategetsi bakayobora, ariko mu by'ukuri umugore cyangwa se itorero ariryo riri kubayobora. Ibenda byaza kugana kubyumva neza, ariko umugore, iyo bavuze umugore cyangwa se itorero kuvugwa hano ryari rifite amahembe 10 cyangwa se imitwe 7 n'amahembe 10. Bavuze Roma, idini rya Katolika cyangwa se ariryo rya Roma, rifite ari amahembe imitwe 7 ndetse n'amahembe 10. Arushanya biriya bihugu bitandukanye, namwe muzi bigera mu 10. Noneho Roma ariyo yabikoreragamo, ariko ngo ikayobora isi, ngo ariko ari ihagaze. Noneho abayobozi bo mu isi bakayobora, ariko bayobowe mu izina. Abayobozi b'isi bakitwa ko bayoboye, ariko bari under control, cyangwa se bayobowe n'idini rya Gatolika cyangwa se n'irya Roma. Bikagaragara yuko ari abayobozi b'isi bayoboye, ariko ari itorero rya Gatolika yoboye. Wenda ibingibi bizashinga imizi mu gihe kiri imbere, nk'uko byanabaye mu gihe cyashize, aho itorero rya Gatolika riyobora ibihugu bitandukanye munsi, abayobozi b'isi bakayobora isi, ariko bari munsi y'ubutegetsi bwa Roma. Wenda muzabona niyo ibihugu, wenda abagenda bibyiga neza, ibihugu wenda nk'umugabane wa Amerika, iyo bajya gutora umuperezida, hari uruhare rugomba kubaho ku ruhande rw'idini runaka, ariryo wenda rya Gatolika. Wenda ibyo ntabwo bishobora kumvikana ubu ngubu, ariko umugambi umuntu agendereye ni ukumva neza yuko umugore, iyo Bibiliya ivuze umugore ivuze itorero. Wenda hakampavi noneho bavuze ngo uwo mugore yari yambaye ibintu bikurikira. Yari yambaye
ngo wari yambaye izuba mwumve icyo rije gusobanura muri kino gitabo maze mwumve ngo yari yambaye kandi yari yambaye ikamba ry'inyenyeri ndasubiramo yari yambaye izuba n'ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye wenda ndasoma igitabo cy'Ibyahishuwe ubusobanuro bwa Daniyeli n'Ibyahishuwe wenda kize kumvikanisha kurusha uko nshobora kwivuga mwumve maze mwumve noneho mwumve aravuze ngo umugore asobanura itorero ry'ukuri noneho aya magambo byumvikanishe neza mu gitabo cyitwa ubusobanuro bwa Daniyeli n'Ibyahishuwe paje 407 ubusobanuro umugore asobanura itorero umugore wiyandarika akoreshwa mu kugaragaza itorero ryahakanye kwizera cyangwa ryahumanye mu mitekerereze ihuye n'iyo umugore uboneye nk'uwo tubona muri uru rugero ahagarariye itorero ry'ukuri izuba riboneka hano risobanura umucyo w'ubutumwa bwiza izuba icyo risobanuye ngo ni umucyo w'ubutumwa bwiza ubwo busobanuro bagenda bwumvikana katumva ukwezi noneho izuba riboneka hano risobanura umucyo n'ubwiza bwo mu gihe cy'ubutumwa bwiza naho ukwezi ni ikimenyetso cy'igihe cya Mose izuba rishushanya umucyo n'ubwiza bwo mu gihe cy'ubutumwa bwiza ukwezi ni ikimenyetso cy'igihe cya Mose kuko ukwezi kwaka gukoresheje imirasire gutiriye ku zuba niko n'igihe cyabanje cyakaga gikoresheje imirasire y'iki gihe turimo mwumve ahantu ho ruzingiye no kumenya wenda uburyo izuba n'ukwezi bikorana n'icyo bishatse gusobanura baravuze mu gihe cya Mose ngo gishushanijwe n'ukwezi ngo ariko izuba ngo ni buno butumwa bw'ubwiza buheruka ni gute dushobora kumva iri jambo rivuze ngo mu gihe cya Mose ngo nk'uko ukwezi udashobora gutanga umucyo kutarasiwe n'ukwezi kutarasiwe n'izuba ngo niko icyo bishatse gusobanura se ni ikihe kuko ukwezi kwakaga gukoresheje imirasire gutiriye ku zuba niko n'igihe cyabanje cyakaga gikoresheje imirasire y'iki gihe turimo icyo gihe ibyo bari bafite byari igicucu n'ibintu byashushanyaga ibyajyaga kuza hanyuma ibyo ba Mose bakoraga byari igicucu cy'ibisobanuro by'ibizaza hanyuma natanga urugero Mose abo mu gihe cya Mose babayeho mbere ya Yesu batambaga ibitambo byashushanyaga Yesu Mose yavanye abantu mu Egiputa abajyana i Kanani byashushanyaga Yesu uzaza agacungura abisi akabavana mu ino si ya none akazabajyana mu ijuru uko Mose yitangiye kuyobora abanyegiputa akabavana mu Egiputa akabajyana mu ntuza mu Kanani nabo byashushanyaga Yesu uzaza ku isi akaba umuyobozi ndetse akanapfira abantu maze bagakira ibyo byo ba Mose bakoraga byari igicucu cyari igishushanyo cy'ibyo byashushanyaga Yesu uzaza akabasha gucungura abantu mu isi noneho bisobanuye ko ibyo bakoraga byose wari umucyo w'ubutumwa bwiza bwo mu gihe kizaza ariko uwo mucyo ukarasira aho mu gihe cyo kwa Mose noneho ibyo bakoraga byari igicucu cy'imirasire y'izuba ry'ubutumwa bwiza buzaza Yesu amaze kuza kuko Yesu niwe butumwa bwiza turaza kubisoma yaraje maze ashinga itorero rigizwe n'intumwa ze 12 ari byo tubuze gusoma hepfo n'ubusobanuro bwabyo hepfo aravuze ngo ku murongo
ku murongo wa 12 w'Ibyahishuwe, ku murongo bambe ku murongo wa gatatu mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso mbona none ku murongo wa 2 kandi ngo kandi yaratwite nuko atakishwa no kuramukwa ababazwa n'ibise. Mu ijuru mbona ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10 no ku mitwe yacyo gifite ibisigo 7, umurizo wacyo ukurura bimwe 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru uzijugunya mu isi. Wenda hano ho birasobanutse 1/3 cyaba bishatse gusobanura ni intambara baye mu ijuru, na murabizi Satani arwanya ingoma y'Imana, abamarayika bamwe bemera kwifatanya nawe, abandi baramwanga, ahitana abamarayika 1/3 cy'abamarayika bo mu ijuru akizana hano mu isi. Aba nibo badayimoni bakorana nawe, ariko bose ni intambara baye mu ijuru. Satani ahitana 1/3 cy'abamarayika bo mu ijuru. Noneho wenda byo n'ubusobanuro mwenda muzi kandi musanzwe umenyereye. No hepfo aravuze ngo ibyajya icyo gihe ibyo byari bifite icyo gihe ibyo bari bafite byari igicucu n'ibintu byashanyaga ibyajya kuza hanyuma. Muri iki gihe dufite ibyashanyagwa. Noneho ibyo ba Mose bakoraga batamba, noneho n'icyo byashanyaga ubu turabifite icyo byashanyaga. Noneho mwumve icyo gihe hepfo ngo muri iki gihe dufite ibyashushanywaga ndetse by'ukuri, ikamba ry'inyenyeri 12 rishushanya intumwa 12, ikiyoka kinini gitukura gishushanya Roma gipagani. Noneho mwumve ntibarabisobanuye ikamba. Noneho baravuze ngo muri iki gihe dufite ibyashanywaga ndetse by'ukuri, ikamba n'inyenyeri 12 rishushanya intumwa 12, ikiyoka kinini gitukura gishushanya Roma gipagani. Noneho mukumva ko bigiye gusobanura ijuru. Noneho ubu tumenye mu ncamake kiriya kiyoka icyo bisobanuye. Mu yandi magambo, ikiyoka gishushanya Satani, umwanzi wa bene data, umurezi wa bene data. Ariko kiriya kiyoka ngo ikiyoka kinini gitukura gishushanya Roma gipagani. Noneho bino birasobanutse neza. Idini rya Katolika, idini rya Roma pagani, nibyo bishushanya kiriya gishushanyo. Bambe nibwo busobanuro bwa kiriya kiyoka gitukura. Noneho biragenda bino bigenda byumvikana. Noneho ku murongo wa 12 ku murongo ukurikira w'icyo gice baravuze ngo umurizo wacyo ukurura kimwe. Aya nayavuze sinshaka kuyatindaho. Ahubwo yavuze ngo icyo kiyoka gihagaraye imbere y'uwo mugore waramukwaga kugira ngo namara kubyara gihere ko kirye uwo mwana we kimutsotso. Uyu mwana tugomba kumenya uwo ari we ninde se. Twabonye ko umugore ashushanya itorero. Noneho uwo mugore ugiye kuza akabyara, ngo icyo kiyoka gihagaraye imbere ye gishaka gutsotso uwo mwana agiye kubyara. Hepfo umuntu wa 5 abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Umwana we arasahurwa ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Uwo mugore ahungira mu butayu aho afite ahantu yiteguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburireyo kumara iminsi 1260. Noneho ahantu hagiye gusobanurwa naho ngo icyo kiyoka kirazigagara imbere y'umugore ngo yarakuramuka twite ngo namara kubyara kirya uwo mwana we. Ibise bisobanuye iki? Ibice bisobanuye ni Yesu, igihe Yesu yazaga hano mu isi
akavukira i Betelehemu. Murazi ko Herode yashatse kwica Yesu akabura uburyo. Murazi ko mu gihe cye kuvuka kwa Yesu bambe Herode yategetse ko abana b'imyaka 2 bicwa kugira ngo Yesu n'abagenzi ate apfemo, ariko ntibyashobotse. Noneho ko gushaka namara kubyara kimutsotsobe ni ugushaka kwica Yesu ubwo araje ku isi aje gucungura abantu. Noneho Herode agashaka kwica abana bo muri icyo gihe kugira ngo na Yesu agenza ate apfemo. Mu yandi magambo nicyo byashatse gusobanura. Ikindi bavuze ngo noneho ngo aza guhungishwa, ngo ariko uwo mwana ngo niwe uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma, ngo niwe uzatwara isi, niwe uzayobora. Ngo ariko kubera ko Herode yarabize yarabisomye agashaka kubirwanya ngo uwo mugambi uzaburizwemo. Noneho hepfo aravuze ngo uwo mugore arahungishwa ahungira mu butayu aho yateguriwe kuzamara iminsi 260. Ibisa bisobanuye iki? Mbo guhungira aha mu butayu tugomba kumenya hariwe ni he yahungiye. Uku kusha gutsotso uyu mwana ugiye kuvuka, ibyo tumaze kubyumva. Ni uburyo Herode yarwanije igihe cyo kuvuka kwa Yesu ashaka kwica abana bakiri bato kugira ngo Yesu n'abagenzi ate apfe, ariko ntibyashobotse. Nubwo benshi bapfuye ko ntago Yesu agenza ate yapfuye. Ngo ahubwo ntago byagarukiye ngaho gusa, yaranavutse Yesu arakura, ngo kugeza igihe Yesu yiciwe ku musaraba. N'ubundi Herode ari gukomeza kumurwanya, ngo Yesu bigereka arapfa ajya mu gituro, ngo ariko arazuka ntiyahera mu gitaka. Uko kuva mu ntangiro z'igihe, uko kuva mu kuvuka kwa Yesu kugeza igihe yapfire ku musaraba, yagiye arwanywa cyane na Herode. Ariko nkuko Herode nawe yari umwami uyoborera Roma, noneho biratinda kuntu Yesu yavutse, umwami yari umwe kugeza igihe Yesu abambiye ku musaraba akazuka. Uko kose bisobanura uburyo Yesu bisobanura amagambo avuga ngo gihagara imbere y'uwo mugore kugira ngo namara kubyara gitsotso biki uwo mwana. Yesu yarapfuye binyuze mu kurwanywa binyuze muri Herode, ariko ntago Yesu abashije gupfa. Apfa igihe cye kigeze, acungura abantu, aranazuka ku mugambi w'umwanzi yifuza ko Yesu yahera mu gitura, ko ntaho byashobotse, ahubwo yarazutse. Mu ncamake nicyo byashatse gusobanura. Noneho nsoma amagambo avuga ngo soma n'ubundi amagambo. Noneho undi murongo ukurikira, n'undi murongo uvuga ngo ukurikira uvuga ngo ndashaka kwihuta kugira ngo tuze wenda kuba twagira aho ku murongo. Uwo mugore ngo ahungira mu butayu, aho niho ngenda ngiye gusoma. Ahungira mu butayu, ibisa bisobanuye iki? Ibisa bisobanuye iki? Ndasoma page 112 handitse ngo ibyo ni cya gitabo n'ubundi handitse ngo handitse ngo nanone hano twongeye kugarurwa inyuma mu gihe Satani yamenyeshwaga ko kugerageza kwe kose ashaka gutsinda umwami w'ubwiza mu murimo we yakoreraga hano ku isi gutsinzwe bidasubirwaho. Amaze kuyibona Satani akimara kugwanya Yesu haba mu ijuru haba na hano ku isi, abonye bidasubirwaho, abonye amunesheje ku musaraba, Yesu anesheje atamugushije mu cyaha, Yesu igitambo cye cyemewe, ngo Satani yarababaye cyane, ngo maze araka bidasubirwaho. Nibyo n'amagambo bavuze ngo nanone hano twongeye kugarurwa
inyuma mu gihe Satani yamenyeshwaga ko kugerageza kwe kose ashaka gutsinda umwami w'ubwiza mu murimo we yakoreraga hano ku isi, gutsinzwe bidasubirwaho. Amaze kubibona, Satani amaze kubona yuko atsinzwe burundu, yamurwanije mu ijuru ntibyashoboka. Yesu aza hano ku isi, Satani aramurwanya binyuriye muri Herode, ntibyashoboka. Noneho ikindi cyari gisigaye Satani agiye gukoresha ngo ni ukurwanya abasigaye inyuma ye, abavuye mu rubyaro rwe, ubwo ni intumwa ze 12. Noneho hano hepfo aravuze ngo amaze kubibona yahindukiranye umujinya wikubye inshuro 10, nk'uko twarangije kubibona, ajya kurwanya itorero Kristo yari amaze gushinga. Ubwo nibwo tubona itorero ryinjira mu yindi mibereho ivugwa hano ko kuba mu butayu. Ibi bigomba kwerekana kuba ahantu ha wenyine, aho ritabonwaga na rubanda, kandi rikaba ryihishe abanzi baryo. Mu by'ukuri Yesu amaze kugenda mu ijuru, Satani yasigaye arwanya intumwa za Yesu Kristo, ngo arabica, benshi barapfa bikomeye, ngo maze bamwe barahunga. Noneho ibyo byabaye ryari? Reka Satani amaze kubona kurwanya Yesu yuko ari kugenda kubitwa inshuro atsindwa, noneho nibwo yavuze ati reka arwanye abo mu rubyaro rwe. Ubwo n'intumwa zari zisigaye arazirwanya, arazicisha. Murabizi gupfa kwabyo ukuntu byagenze. Noneho ngo bisigaye ngo arahungishwa uyu mugore, ubwo n'itorero, ahungishirizwa mu butayu, ngo aho agomba kuba yihishe abanzi baryo. None ibyo bishatse gusobanukirwa, kandi akahamara iminsi 1,160. Ubwo iyi ngoma ya Roma yashinze imizi cyane mu mwaka wa 538. Niho ingoma ya Roma yashinze imizi, maze irwanya ubwoko bw'Imana. Ngo noneho iri torero uyu mugore aza guhungishirizwa mu butayu, ariko guhunga ku itorero. Noneho niho amagambo tugiye gusoma abisobanura, avuze ngo rya torero ryamaze igihe cyose, baravuze ngo rya torero ryamaze igihe cyose cy'umwijima rivugiriza impanda mu matwi y'abakirisito bashoboraga kumva ngo ribamenyesha amategeko y'abayobozi baryo, kandi rizamura ibendera ryaryo rigaragara cyane imbere y'abantu benshi barirebaga batanga. Wenda amagambo nshaka nayo, baravuze ngo itorero ry'ukuri, ndi gusonera jambo ngo ahungirwa mu butayu, ni ahantu ha wenyine, aho ritabonwaga n'abantu. Noneho mwumve, itorero ry'ukuri ntiryagaragaraga, baramirizaga Imana ahantu hihishe. Mwumve mu butayu icyo bishatse gusobanura, ngo nta itorero ry'Imana ryagaragaraga. Ryahunze mu mwaka 538, aho rihungiye ni mu butayu, kandi rigomba kwamara iminsi 1,160. Noneho baravuze ngo itorero ry'ukuri ntiryagaragaraga, baramirizaga Imana ahantu hihishe mu buvumo n'ahantu hacuze umwijima ho mu bibaya bya Piemo. Noneho hara mu bibaya bya Piemo, ubwo hano biratujyana mu bavodo bigishizaga muri ya misozi. Kiriya gihe niho itorero ryari rigiye mu butayu, ritabonwaga n'abantu ngo ribe ryihisha abanzi babo. Aho niho hashoboraga gufatwa nk'ahantu hahagarariye ahandi, aho kuri k'ubutumwa bwiza kwashakishirizwaga n'abaguhaga agaciro kera, bakakurinda umujinya w'abanzi bako. Hano Imana yarindaga itorero
ryayo, kandi ubuntu bwayo bwarirengeraga kandi bukarigaburira. Ubwo uriya murongo uvuze ngo umugore ahungishirizwa mu butayu, murabumvisha bahungiye ni igihe ubutumwa bwabwirizaga mu misozi ya Piyemo, aho ritagaragaraga, bihisha abanzi baryo, kandi rihamara imyaka 160. Wenda imyaka 160 nibyo muzasanga muri Bibiliya bavuze igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, bavuze imyaka 160. Hari aho muzasoma muri Bibiliya amezi 42 nta nicyo kimwe n'iminsi 160. Hari aho muzasoma 1660 nta nibyo uzabihwanye n'amezi 42, nta nibyo uzabihwanye n'igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kuko igihe gishushanya umwaka, ibihe bigashushanya imyaka 2 ariyo mezi 28, umwaka akarushushanya amezi 12, karushushanya iminsi 360. Ubwo wafata iminsi 360 igize umwaka, ugafata ibihe aribyo bigize imyaka 2 ariyo mezi 28 arigize n'iminsi 720, ukabiteranya ugafata n'igice cy'igihe kigizwe n'amezi 6 kigizwe n'iminsi 180, byose wabiteranya ugasanga ari 1260 ariyo mezi 42 muri rusange. Rero uko guhungirwa mu butayu nicyo bisobanuye. Katwumva no umurongo ukurikiraho, hanyuma twihuta maze twumve. Baravuze ngo mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo ntibanesha, kandi mu ijuru aho ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunya mu isi, abamarayika bacyo bajugunywana nacyo. Ibi murabizi kuko twabivuze, ni intambara mu ijuru. Satani ararwana aratsindwa, bamujugunya mu isi, n'abari abamarayika be 1/3 cyo mu ijuru kijyana nawe. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru uti, noneho akiza karasohoye, n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunye mu isi, ajugunye hasi, wahoraga arega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamunesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga gupfa. Nuko rero wajuruwe, namwe abaririmo nimwishime, naho we wasiwe, nawe wanyanja we ugushishyano, kuko Satani akumanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko igihe afite ari kigufi. Ubu habavuzemo amagambo akomeye. Satani akimara kumanuka, yamanukiye isi afite umujinya, arwanya abo mu rubyaro rw'itorero, aribwo yishe abantu bikomeye nkuko nayevuze, ngo ariko ntago batinye gupfa, kubera ko nabo bamunesheje ngo amaraso ya Yesu. Noneho nihuta hepfo, kandi twihutira kugira ngo turase ku ntego. Noneho ni ku magambo nshaka kunyurukaho avuga ngo ni amagambo nshaka kwihutiraho. None ko ari amagambo avuga ngo yaciye uruzi ngo rutembane uwo mwana, nicyo nshaka kunyurukiraho, nuko rwakamye, hanyuma dushyire gusoza. Baravuze ngo umurongo wa 13, nuko cya kiyoka kibonye yuko kijugunye mu isi, gihiga wa mugore wabyaye umuhungu. Umugore ahabwa amababa 2 nk'ay'ikizu kinini, kugira ngo aguruke ahungire mu butayu ahantu he, aho agaburirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, arindwa icyo kiyoka. Icyo kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore, kugira ngo kimutembane.
ariko isi iramutabara, yasamya akanwa kayo, imira uruzi imira urwo ruzi, imira uruzi cya kiyoka yaciriye. Ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitonda amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Bavuzemo amagambo ngo cya kiyoka kibonye yuko kijugunye mu isi, gihiga wa mugore wabyawe n'umuhungu, wabyaye umuhungu. Umugore ahabwa amababa abiri nk'ay'ikizu. Aha niho nshaka gusobanura. Guhabwa amababa nk'ay'ikizu, mwumva icyo bisobanuye. Amababa y'ikizu yahawe umugore asobanura neza umuhati itorero ry'ukuri ryakoresheje igihe ryabonaga ko ritegetswe gushaka ubuhungiro bwaryo ubwo umunyabugome yari amaze gushyikira ububasha. Yahawe ubutabazi bw'Imana kugira ngo abashe kugera kuri iyo ntego yo guhunga. Imvugo shusho nk'iyi ikoreshwa mu kwerekana uburyo Imana yifashije Isirayeli ya kera binyuze muri Mose. Imana yabwiye Abisirayeli iti, mwabonye ibyo nagiriye Abanyegiputa, kandi uko naramije mwe amababa nk'ay'ikizu, nkabizanira. Ubwo mu yandi magambo ni uburyo baravuze ngo amababa y'ikizu yahawe umugore asobanura neza umuhati itorero ry'ukuri ryakoresheje igihe ryabonaga ko ritegetse gushaka ubuhungiro. Ni imbaraga zakoreshejwe, ni imbaraga umuhati itorero ryakoresheje kugira ngo ribashe gutuma kugira ngo ribashe kubona ubuhungiro. Noneho ubwo nibwo busobanuro. Noneho kuvuga igihe umugore yamaze agaburirwa mu butayu, nk'igihe ibihe n'igice cy'igihe. Iyi nteruro isa n'iyakoreshejwe muri mumve icyo yose. Noneho kuvuga igihe umugore yamaze agaburirwa mu butayu, aribyo bavuze igihe n'igice cy'igihe, byabaye urufunguzo rwo gusobanura aya magambo dushorejeho. Igihe nk'iki mu Byahishuwe 16 cyitwa iminsi 1260. Ibi byerekana ko igihe ko ari umwaka umwe ugizwe n'iminsi 300. Nabisobanuye. Haga amagambo nshaka nayo. Ikiyoka cyaciriye uruzi ruva mu kanwa kacyo, maze ikiyoka cyaciriye uruzi ruva mu kanwa kacyo rumeze nk'umwuzure kugira ngo rutembane itorero. Ibi icyo bishatse gusobanura ni iki? Ubupapa bukoresheje inyigisho zabwo z'ibinyoma bwahuranyije amahanga kugira ngo bubashe kubona uko bwigarurira ubutegetsi bwa gisivile, bubimarana ibinyejana byinshi. Binyuze muri ubwo buryo Satani yashoboraga kuroha umwuzure ukomeye w'akarengane mu itorero mu buryo wenda akamuvwa amagambo. Kuroha inyigisho, gucira uruzi ngo rutembane umugore, ni inyigisho z'ibinyoma ubu Katolika bwakoresheje. Ngo ariko hepfo ngo Imana ngo isi yasamisha akanwa kayo, ngo maze bimira urwo ruzi. Ngo ibyo bisobanuye ibi bikurikira. Ni ba Martin Luther b'abagorozi bahagurutse barwanya izo nyigisho z'ibinyoma za Gatolika cyangwa se za Roma, ngo maze kuzamura izo nyigisho zirwanya ba Martin Luther ngo ndetse n'abagenzi be barahagurutse barwanya izo nyigisho z'ibinyoma ubu Gatolika bwarimo buzana. Nibwo busobanuro yuko isi yashamishije akanwa, ngo maze imira urwo ruzi rwari rugiye gutembana iki umugore. Ndabisoma baravuze ngo
baravuze ngo miliyoni nyinshi z'abizera nyakuri zatembanywe n'umwuzure, nyamara ntabwo itorero ryose ryamizwe bunguri, kubera ko iyo minsi yagabanijweho kubw'intore z'Imana. Ubwo ruzi rwatembanye abantu benshi, rwatembanye miliyoni nyinshi z'abizera nyakuri zatembanywe n'umwuzure, nyamara ntabwo itorero ryose ryamizwe bunguri, kubera ko iyo minsi yagabanijweho kubw'intore z'Imana. Isi yatabaye umugore binyuze mu kwasamura akanwa kayo, ikamira wa mwuzure. Ubugorozi bwa giprotestanti mu kinyejana cya 16 bwatangiye umurimo wabwo. Imana yahagurukije Martin Luther na bagenzi be kugira ngo bashyire ahagaragara kamere nyakuri y'ubupapa, kandi ngo bamenagure ububasha n'ubupfumu bwari bwarakoresheje ngo buheze ibitekerezo by'abantu mu bubata. Luther yamanitse amahame ye ku rugi rwa kiliziya rw'ahitwa Wittenberg, kandi ikaramu ye yakoresheje ayandika dukurikije icyo inzozi z'ikigereranyo z'umuntu umwe mwiza. Wenda kangarikira hano mu ncamake mwumvishe ko Martin na bagenzi be nibo bahagurutse mu kinyejana cya 16 barwanya inyigisho za Katolika. Ibi bikaba bishushanyije yuko ari amagambo yanditse mu bitabo by'Ibyahishwe avuze ngo isi yasamura akanwa ngo imire urwo ruzi rwari gutembana umugore. Ngo nubwo rwatembanye benshi, ko ntabwo ari bose, ahubwo inyigisho abagorozi barahagurutse ngo maze bazimya uwo mucyo, bazimya izo nyigisho za Roma z'ibihimbano z'ibinyoma, ngo binyuze mu kugaragaza amafuti yabo, bityo urwo ruzi rurakama binyuze muri abagaragu b'Imana ba Martin Luther. Noneho wenda muzamugenda mukomeza gusoma mu byitondeye, ariko imirongo imwe n'imwe nkeka ko mwagiye muyumva. Twabonye ko izuba rishushanya ubutumwa turimo, ngo kandi ukwezi mwabonye ko bishushanya mu gihe cya Mose bakoraga ibintu, ariko ari igishushanyo cy'ubutumwa bwiza buzaza, ari bwo Yesu. Wenda hirya ntasomye, Yesu yaraje niwe washinze itorero ry'intumwa 12, ngo itorero rishingwa uwo munsi Yesu yamaze kuza. Nubwo yarwanyaga cyane, ariko yaraje ashinga itorero ariryo rigizwe n'intumwa 12, ariyo nyenyeri 12 n'undi bavuze. Tumenye yuko guhungira mu butayu mu bice bisobanuye na karengane kari gatangiye mu mwaka wa 538, maze bahungirizwa mu butayu ahantu hatabonwa, ahantu batabonwa n'abantu, ngo bihisha abanzi babo. Bahamara iminsi ngahe? 150, cyangwa se ariyo myaka 260. Nanone umurongo uvuga ngo Satana acira icyo kiho gicira uruzi ngo ruhitane uwo mugore. Tubonye yuko ari inyigisho z'ibinyoma za Katolika cyangwa se za Roma. Ngo ariko tenisi yasamura amazi ngo imire ayo mazi yo gutembana umugore. Tubonye ko ari ubugorozi bwahagurukijwe na Martin Luther. Nanone tubonye ko uwo mwana irato ryagiye kubyara yari Yesu, abamurwanije mwabumvishe kugeza mu kuvuka, kugeza apfuye. Ari kuvuka agwanijwe na Herode, arakura nubwo yagwanyagwa kugeza igabangwe k'umusaraba, nani wamurwanyaga kugeza yagiye mu gituro akazuka. Imbaraga ze ziratsindwa. Uko nibyo bisobanuye ngo ahagaze ngo atsotsobe uwo mwana wari arimo aramukwa, cyangwa se ni ukwica Yesu. Ronda imirongo imwe n'imwe mwage mwumvaho, ariko wenda uko muzagana mukomeza kubikurikirana muzamugenda mu bisobanukirwa biruseho, ariko bimwe by'ingenzi ndizera ko tubyumvikanyeho. Imana y'amahoro
ifite ubwaneza kwinshi, ibitwumvishe biruseho, tubisabirane mu izina rya Yesu. Mwamahanga mwe nimwitegure, igihe cy'urubanza kirasohoye. witegereza ibiri kubera mu isi, ukitegereza imiryango, amadini, umwiryane muri rubanda, gushyamirana kw'ibihugu, indwara z'ibyorezo ndetse n'inzara bikagutera ubwoba. Wabumbura Bibiliya ngo umenye icyo Imana yavuze kuri iyi minsi iteye ubwoba, ugasanga ni ubuhanuzi bufite amagambo agoye ndetse ntusobanukirwe. Kuzaba amaraso, izuba rizijima. mu rwego rwo kwiteguza abantu bikwiriye kuzabaho, bene so abagorozi bakora umurimo w'ivugura n'ubugorozi, twabateguriye ibyigisho byitwa Daniyeli n'ibyahishwe si ibyahishwe. mukazakurikirana iki kiganiro ku rubuga rwa YouTube Ivugurura n'ubugorozi USA kuwa mbere wa Sabato saa 11 z'umugoroba z'Iburasirazuba. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri guteranya 1-809-609-8326. mukaba mwanadukurikirana kuri Facebook page Ivugurura n'ubugorozi USA. Daniyeli n'ibyahishuwe si ibyahishwe.